Hello guys, nkuko mubizi rero dukomeza kubagezaho inkuru n'imikino bigiye bitandukanye. Aracyari Inyungu TV, amazina yanjye ubundi banyita Ishimwe Daniel umunyamakuru. Rero nkuko mubona ndahantu hatandukanye, uyu munsi nabashije guhura n'abasore babiri bo muri Dizo Comedy, abanyarwenya muzi bari gutwika muri iyi minsi, aribo abangaba. Reka tuvugane nabo. Ubundi amazina yawe bakwitande, manza babwira abanyarwanda. Okay, amazina yanjye ubundi banyita Ismail. Ismail Nanditswe n'ababyeyi. birumvikana. Ariko muri Dizo Comedy namo banyita Ketu bisanzwe. Ketu. Wowe amazina yawe bakwitande? Nitwa Ndungutse Dizo, ariko ndi gukina muri Dizo Comedy nitwa Dizo. Birumvikana. Niki wabwira sasa abafana bawe nk'umunyarwenya? Abafana banjye barabizi, mbese ubundi ijambo rya mbere ni ku mutima. Barabizi ko mbakunda cyane. Gusa nabo ikintu njya mbasaba ni kimwe. Nabo ni banshyigikire mu byo nkora. Bakore subscribe kuri iriya channel ducishaho comedy zacu, ni Inyungu TV. Ubundi kabisa nanjye ni ku mutima, barabizi kabisa. Birumvikana. Maître Ketu, niki wabwira abakunzi ba Dizo Comedy? Okay, so twabwira abakunzi ba Dizo Comedy no kudutera inkunga zabo nyine, bakomeza kanda subscribe, bakurikirana ibikorwa byiza dukora, bakanadufasha nyine. Kawenda ntamuvugire, ubufasha bwo turabukeneye, kuko Dizo Comedy urareba nyine ubushobozi ni bukeya, dukeneye support. Birumvikana. Abanyarwanda badukurikiye bifuza kudusapotinga rwose ni karibu. Uri kudukoresha inkuru nujya gukora nujya kwa uploading ino nkuru, uri bushyire hasi na nomero batubonaho, cyangwa abanyarwanda ubundi nayibabwira. Inkunga yawe ya mbere ku muntu wese, banza ukore subscribe kuri channel yacu. Inkunga ya kabiri yindi yihariye ushaka kuyiduha, waduhamagara kuri izi nomero 078 018 98 09. Abanyarwanda bagira umutima mwiza, ndabizi baradufasha. Maître Ketu, reka ngugore gatoya, ni nkiye sene wumva ushoboye gukina muri Dizo Comedy? Twebwe seni zose twazishobora. Ndikumva ngo uri gutwika muri iyi minsi. Komeye cyane. Maître wacu Dizo, ubundi hajya wiga mu wakangahe? Wallahi abanyamakuru n'abibazo bajya babagira bikagira. Mu ishuri rya comedy? Mu ishuri mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe se? Buriya niga mu mwaka tu. Numvise ngo wiga mu wa gatanu primaire, nibyo nagaribye? Oya, pinje nigana n'uyu turigana twese sina. Arabeshya uno yiga muri Garibiye. None siko ngo ishuri nago mwari teruye ra? Yiga mu kibuga mu ishuri. Oya, ubundi ikintu kiriho nyuma yo kuva gukina Dizo Comedy, Birumvikana. umuntu usanzwe tugira mu ishuri tukiga nk'abandi. Nyuma y'amasomo nyine hari aho bisabwa ngo umuntu yishime, n'iryo somo rinabaho ati Hajya ubundi ubu wakangahe ko mbona? ariko banza bakuntumye mwana. Oya, wiga mu wakangahe? Turaganira mutamishe. Umwaka wo nakubwira iko. Amanota se? Ndi umuhanga buriya. Ngira nk'amanota 6%. Kumva uba wagize 100%. Maître Ketu, uba mu wakangahe gereranyije? Okay, ngereranyije sibyo. Ntumbwire ko mukurikirana, ntabwo byashoboka. None sisi tunabana byose turigana, byaba comedy byaba n'ahandi hose tuba turi kumwe, turanakurikirana ubwo no mu ishuri n'ibizamini turabikora. Sasa ni kimwe. Ubundi Dizo Comedy ni iki? Mbese Dizo Comedy ni team, ariko iryo zina kuritekereza nyine nkuko natekereje nyine uno mushinga, ndareba ndavuga uti impano ngewe ndayifite. Birumvikana. Kubera iki ntafata abantu muri karitsiye ko mbizi ko hari abana turi inshuti muri karitsiye, kandi nzi ko bashobora kuba bashoboye ibyo bintu, ntabafata nkabahuriza hamwe mu itsinda rimwe rya Dizo Comedy tugashimisha abanyarwanda baba badukurikiye. None se baje babishaka cyangwa wabanje kubinginga? Kuza babishaka byo nawe urabyumva. Ubu ngewe ubwawe nje nkakubwira ati vaye muri iyi groupe dukora ibi nibi,
wamamare ku isi hose. ikintu cya mbere urabanza ukabaza ngo iyo gurupe inyungu zirimo ni izihe. Birumvikana. njyewe ikintu cya mbere umuntu wambaza ngo namubwiraga inyungu ya mbere ni ugushimisha abanyarwanda. indi nyungu ya kabiri, abanyarwanda nitubashimisha nabo bazadushyigikira bakore subscribe kuri channel yacu Inyungu TV. nibamaza gukora subscribe YouTube izageraho uko nayo iduhembe, kuko tuzashimisha abanyarwanda, ariko nyine YouTube nayo izageraho iduhembe mu yavuye muri ba bantu twashimishije. Dusoza rero nkuko mubibona ubundi Dizo Comedy nuwuhe mwihariko mufite kurusha abandi bakomediye? Umwihariko twebwe nka Dizo Comedy, ubundi umwihariko wacu mu buryo ki dushobora gukurikirana amagambo mu buryo bwihuse kurusha undi muntu uwo ari wese. urareba uburyo twebwe dukora komedi, urugero wenda nk'aka kantu wenda nshobora kuba narakoresheje, wenda nshobora kuza wenda nakubwira bitewe nawe niko gatumwe bidatumwa we byananirwa ukabizira bagukubita isasu saa saba ziburi 9 amasanda akuvugiriza induru. mbese nyine urumva uburyo dukora nka urumva uburyo ayo magambo yihuse. ntago ari karite yapfa kubona abandi bantu bose. uwo niwo umwihariko ubundi wa Dizo Comedy. uwo niwo umwihariko. Ngogira icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye kuri Inyungu TV? Rwanda badukurikiye, ubundi ikintu cya mbere mpora mbabwira abanyarwanda ni ku mutima. abakunzi ba Dizo Comedy ni ku mutima, n'abakunzi b'Inyungu TV ndabakunda cyane, nabo bakomeze badushyigikire bakore subscribe kuri channel turi kunyuzaho komedi zacu ni Inyungu TV. ubundi kabisa ibikorwa byo ni byinshi, ibyabanje ibigiye kuza noneho ni rurimbura. Yamani, nkuko mubibona rero tuzahora turi kumwe namwe. Byari byiza kuganira n'aba basore. Ikintu cya mbere, manza ukore subscribe kuri channel yacu Inyungu TV, kandi ukurikirane komedi zabo. Nimba utanazibona utarukire YouTube wandikemo Dizo Comedy, zirabasha kuza zica kuri iyo channel Inyungu TV.